ikigaragara cyo nuko ushaka kudemonta ntabwo uzi yuko ugiye kugenda uzinga ugashyira nko mu ivarisi ukagenda kandi utwaye ameza ukayatwara mu ivarisi niyo nibyo Emurene arimo gukora abantu babyumve mugerageze kutwumva nibyo arimo gukora kuko niba uriya mwana aza akazimya yampana mu kanya nk'ako guhumbya afite ubwamamare abasha kuzana story ye y'ibyamubayeho n'iki yabyo aramutse atanze ubuhamya akavuga neza akantu ku kandi atari uguca imigani ahubwo isi yose yayigarurira afite no kwinjira noneho muri activisme iyo murimo kuvuga biriya ko hari abahindukira bakahita bavuga ko uriya munyamahanga nawe akwiriye kuba arenganurwa nibizagaragara yuko iriya game yose wari uyiri inyuma wakagombye kudusobanurira ahubwo bakomurusyo bakome n'ingasire uriya mukobwa yiswe umukuzi w'ibyinyo sibyo yitwa n'ibindi byinshi bidashinga biri hariya kuko ariko abantu babibonaga ariko uriya mugabo ntarakopfara ntaratobora ngo avuge navuga se muramwumva tuzi yatobora akavuga iki tuzi tumubajije yavuga iki Idrissa Ouedraogo irindi harya ninde Jean-Luc sortez du silence et parlez de votre situation. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Uriya muhungu utabona yaraje abango baravuganye ngo aramubwira ngo nawe ni kure yabibonye. Oya ahubwo uyu mugabo nyemugirira impuhwe. Ubwo awirwa we ni foto ze n'ama AI y'amadesane bamukozemo atazi iyo biva iyo bijya. Yari yaje gushaka umusitara byiteguye ariko mudera ka message mu gifaransa. Mudera ka message mu gifaransa turaza muhe ka message mu gifaransa turaza kugakata tugapostinga kuri TikTok tumutaginge ko ari urimo kubwira hanyuma azamenye ibirimo kujya mbere. Ubuse ndamuha ka message kajyanye n'iki umunota umwe cyangwa ko wumva badashaka ko amenye ibigenda baravuze nyine ngo ntago bashaka ko ngo yumve ikinyarwanda bimumenyeshe. Ariko j'espère que monsieur Idriss, j'espère que vous avez des alliés ici au Rwanda, les Rwandais qui peuvent vous parler de tout ce qui se passe. Vous venez du Burkina Faso, vous ne parlez pas Kinyarwanda, vous voyez vos photos circuler sur la toile. Après, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Le monsieur l'aveugle là a dit qu'il vous a parlé, nous ne sommes pas très sûrs. Il dit que vous lui avez parlé, vous lui avez dit que donc vous aussi, vous avez vu ce qui est en train de se passer comme tous les autres. Mais dites-nous, y a-t-il un problème? Umugabo nk'umuntu mukuru noneho waranamukuriye gatangira kugenda amwereka ati ubundi ko ndeba nta n'inyungu zawe zibirimo nyinshi bite byawe. Yamuhoye 300,000. Koko umubyeyi wonkeje umwana we akwiye kumuvutswa kubera 300,000. Niba akunaniye wamuretse akiberaho koko. Cyakora niwica umuntu bakaguturitsa isi rwose ntizanyitegeho kukuririra. Ashwi oya isi ntizanyitegeho kuririra umuntu wishe undi yanabyigambye yarangiza agashaka kugerekaho umupolisi yamara gushaka kugerekaho umupolisi bagaturitsa ingegera. Urumva atari yarushatse ariko ibintu ntabwo ari byiza. Bana muri kodinga ageze hagati ahita avuga ariko ubwo ntabwo mwe bakundi kodingara ndafunga ariko nimushaka ngo mwe muri kodinga. Wishe umwana w'umuntu ngo kagire kunyima ngo kagire no kuntamaza ngo kanteranye na sheri wanjye. Ubwo baranyamahanga bagiye kujya badutera n'inkonje niba ari ibyo. Batadutera inkonje se ntago basigaye hari abasore kugeza uyu munsi asigaye atega moto akabona umumotari ari uko agombye kwivugishwa icyongereza b'abanyarwanda cyangwa akajya muri resitora kugira ngo babashe kumwakira mbere agahita yikarumana umuseriveri akahita amubwira icyongereza. Umuseriveri akirukanka akabangukana ibintu akabangukana za menu agaca amarenga agapfa nabi noneho akajya wa musore akajya yakwakirwa. Umwana wabo niba yagiye no kwinywera agacupa mu gisimenti azataha saa 9 z'ijoro ntagire umuntu umukoraho. Ariko n'ugasanga no bihinduye isura ku buryo wundi twari tuzi ngo ashobora kuba yahohoterwa byoroshye ahubwo niwe uje guhohotera. Oya mu bihugu nka za South Africa sinzi n'ahandi haba ibihugu haba indwara niba ari indwara yitwa xenophobia. Xenophobia yo kwanga abanyamahanga ni urwanga abanyagihugu banga abanyamahanga. None se bishoboka bite ahubwo ko urwo rwango mu Rwanda rwahinduye version donc abanyamahanga aribo baza abanyamahanga akaba aribo baza kuhohotera abanyagihugu.
aha reka tubasuhuze hirya no hino aho muherereye, nizere ko mumeze neza, nizere ko muryohewe n'ubuzima. Turagarutse uyu munsi ni ku cyumweru, abantu benshi baba baruhutse, mbazaniye umuntu mwakunze inyuma ya kamera, muri we ko bari kumwe natwe aducalenjinga, agenda adukeburamo gake gake, adufitiye umutwaro mwinshi cyane wo kugira ngo turebe ko twahindura ibintu mu buryo bwiza buri positive. Ashatse yakwivuga kuko njya muvuga akambwa ngo njyewe wapi yagiye, bamwita flower, Jojo Flower. None se ko bahita bakuvumbura, ubundi barakuvumbura muri comment bahita baza kubivuga, nta kibazo. nta kibazo. Yes, mwamwumvise rero, bamwita Flower cyangwa Jojo cyangwa Jo, ibintu nk'ibyo ngibyo abyanga kuri, ariko nta kundi. Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza, mba nishimye neza. Noneho umva, ntabwo mwakumva ibyishimo mba mfite. Uranasa neza ariko nta cyakubuza. Urasa neza, urakeye, akantu usize ku munwa karamacinga na rinete. Iwe ndashimira umukobwa wakampaye kuva mu gihugu cy'Ubufaransa. Kamaze imyaka myinshi, kanze gushira amahari ryaka, akanuza kose njya nshaka kukajugunya. Nakongera kugafata nka nyuma y'amezi menshi ngasanga n'undi karacyarimo kandi ngiye kukajugunya. Karakubereye, kajyanye n'agatambaro ufite mu mutwe, bikamacinga na rinete. Urakoze cyane. Ya, merci pour la compliment. You're welcome. Pour le compliment. Ya, igifaransa kiragenda kidukamana gake gake, ariko twazakoze content y'igifaransa. Ya, cyese nuzaba uri kunyigisha. Jewe nkazajya nza nkakwigisha igifaransa, n'abadukurikiye bagaprofitiramo. Ndaza kugurira whiteboard. Whiteboard ni iki? Cyakibaho. Twakiguze kigasaza ntacyo tukimajije. Bandikishaho marker. Dore rero buriya muzajya mubona abantu bagira ibintu byabo bikiberaho biri aho ngaho bitarenga umutaro. Buriya whiteboard twigeze tuyigira tuba Kacyiru. Tuzagura iyindi noneho ujye unyigisha igifaransa. Irindi saza nta kintu tuyimajije. Ukuntu uvuga igifaransa nkaba ntavuga na gake biteye isoni. Urakivuga? No, urakivuga, uracyumva noneho ubibabeshya. Iyo ni ahubwo iyo ngiyo niyo point fort. Aho no hari point fort yanjye ndacyumva. Na gake wamwumvise ngo ni point fort. Kwasa kutavuze nk'icyaba abakobwa banjye bandi nahoze ndi kubona, ariko bakididibuje shaho. Courage mes chéris. Abakobwa babiri baba DJ umva bagisokoroye. Ndavuga atariko aka kantu kabisa gafite imbaraga. Mujye mubasha kwa press ibintu abandi bana baba bakoze. Zefora bari yakoze hariya arakivuga ukumvamo ton ivanzemo icyongereza cyinshi, iki n'iki, ariko ukumva ko yakivuze. At least ujye utsindwa wagerageje, kandi nta n'utsindwa yagerageje burya. Buryo iyo wagerageje birangira unabikoze. Mu gifaransa baravuga ngo c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sicyo bivuga? No. Ni mu gucura umuntu ahinduka umucuzi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ntabwo ushobora kuhinduka umucuzi utarigeze ufata inyundo na rimwe ngo ufate n'umuvuba ukubita. Donc ugenda uhinduka umucuzi nyamucuzi neza, kubera ko ukomeza kugenda ucura gake gake, ugatangira ubikora nabi bikagera igihe. Shobundi nabonye amashusho witwa Kwitonda Olivier, uramwibuka? Yego yewe yabaye impuguke mu gushushanya. Uribuka bitangira? Ukuri mukomereza aho ngaho urubyiruko rwacu. Ingero zo muntu yatanga zo ni nyinshi cyane, ubwo ngo karagaciyemo no mu cyongereza ariko baravuga ngo practice makes perfect. Practice makes perfect. Okay. Ni ukuvuga ngo the more you practice, the more you become perfect. Okay, thank you. Ako ngako nanjye ndakumva rango nirwa nkubaza ngo bivuge. Urumva tugiye kuganira, ni ibintu byoroshye tugenda twiganiriraho bijyanye no kugerageza kureba nyine biba biri kuri no mihanda, ariko n'ubundi duca no ku makuru yatambutse. Yambabaje kuri rwa rwego, ntabwo naherukaga gupostinga kuri Facebook, ariko nagezeho ndayapostinga
mvugaho n'ibintu bishobora kuba bitashimishije abantu bamwe, nabonaga baza babivuga mu cyongereza bisararanga, mfata post nyigira private. Wa mwana w'ikabugasha w'imasakana. Birababaje cyane, umuryango we Imana iwuhe ihumure, kuko ntabwo biba byoroshye. Si uko ko ababyeyi tuzakomeza kubyarira ibyuma by'abapagani koko, abicanyi. Bya bintu ntabwo ari sawa. Hari abantu batanyumvise neza, ariko mubyumve ko iri ari conviction yanjye nk'umunyarwanda. Ubundi idini ritari ryatuvangira, iryinyo ryahorwaga iryinyo, ijisho rigahorerwaga iryinyo. Urumva byaba bidakunze aho bidakunda, ubwo tukaguhushura tukakohereza ukajya kwangara mu mahanga, ariko apana kugushyira hafi ngo tukugaburire ibiryo byacu kandi waduhekuye. Ko bimeze niko bimeze, mumbabarire kushyiramo amarangamutima, ntabwo wahekura umuryango. Noneho hari n'ahantu bageraga, umusizi Nsanzabera nawe wigeze abivugaho, avuga ngo iyo batabashaga guhora bazanaga imitumba bakayishyira aho ngaho, bagafata ba bandi biciwe bakababwira ngo mutemagure iriya mitumba. Uzi uwo mwango ikintu wabaga ugamije, byarangiraga wa wundi wagombaga gutemagurwa nka ya mitumba agizwe umucakara, niba ariko nabyita, w'umuryango yiciye. Wishe umwana mu muryango, hanyuma kugira ngo undi muryango nawe ubure umwana, kandi bakeneye abana, bakeneye amaboko, bakazana imitumba bakayimutemagurira imbere, barangiza bakamubwira bati uyu mubyeyi ntazabura amazi waramuhekuye, uyu mubyeyi ntazasonze, uzamutahiriza inka, uzamuragirira inka, uzabikore byose. Barabikoraga se koko? Akabikora nyine. None se ubwo ntibabaga bashyize, yabaga agomba gusova uruhu rwe, ntabwo yabaga yamaze kwica mugenzi we. Babaga bashyize mu kagari ku buzima bw'umubyeyi wawe undi noneho watashye. Oya, byaterwaga n'ibyabaye. Hari igihe abana bicanaga ari impanuka, kumwe bakiranaga, kumwe bakiranaga, bararagiye bagakirana, bikarangira mwishe, yamwica, imiryango igaterana, bagatemagura iyo mitumba, bakamwereka ko ariko yakagombye kuba agenzwa, barangiza ubugakegukira wa muryango yiciye. Yabaga agize neza kuko yabaga asimbuye wa undi wagiye, ahindutse amaboko ya wa muryango yahekuye. Nibyo. None se iyo post yo kuri Facebook ko nyine umva ntayibonyeho, nayimajijeho kanya gato, wayigabura se ukongera ukayidusomera? Ndayifite, yidusomere. nari nasetinzeho, nari nasharinze post y'umuseke. Post y'umuseke niyo nari nasharinzeho. Noneho mbona hajeho abantu barimo kuvuga iby'aba banyamahanga bamaze iminsi bahohotera abamotari, bakabihuza. Ubwo si ibyo bihuriye koko? Abari abanyamahanga nabo bateje akaga, bariya barukwa ariko bagira amahane. None se wowe ugenda mu mihanda cyane ujya ubabona? Wahura n'iki? N'ahantu niga barahari, barahari, ubusanga bahanganye nabo ubwabo ngo barashwana. Uya bo ubwabo kuba bashwana birabareba, niba bashaka bajya banarwana kuko baraziranye, bavuga ururimi rumwe. Ariko uzi kugira ngo umwarimu ashake gukosora umwana, kuko abanyeshuri imyaka yose waba ufite, iyo uri ku ishuri ugomba gukurikiza amategeko y'ikigo, kandi ukubaha umwarimu niyo waba umuruta imyaka, uramwubaha kuko ari aho ngaho kugira ngo akwigisha guha ubumenyi, kuko niyo mpamvu waje ku ishuri. Iyo uza kuba wishoboye uzuza ubwo bwenge ntabwo wari kuza kwiga. Niba rero waje kwiga bivuze ko uje gushaka ubumenyi, ugomba rero kubaha n'abari kuguha ubwo bumenyi. Ariko ugasanga umwarimu aravuze ati wenda nta muntu nshaka ko asohoka uko yiboneye, kuko muri kaminuza ntabwo umwarimu avuga ati ushaka gusohoka aza nsaba uruhushya. Ibyo nibyo muri za primaire na secondaire. Ushobora gusohoka, abantu baba bari ku mashuri, ariko bafite n'ama business. Ushobora kubona nka boss waguhamagaye ukaba wasohoka ukajya kwita, ariko barakabya ugasanga barashaka gusohoka buri kanya kubera ko yumva ko ashaka kutiga, agashaka ngo yigire hanze agumeyo. Nk'umwarimu rero akavuga ati sinshaka ko musohoka uko mwiboneye, mujye musohoka mu kinyabupfura, cyangwa se amasaha 3 si menshi. Niba hano harimo umugore utwite, aba ari ujya usohoka ajye ku bwiherero, kuko birumvikana impamvu z'ubuzima ntago yabasha kwifata amasaha 3. Ariko abandi basigaye mwese mujye mwicara twige, nibirangira mujye muri gahunda zawe. Abanyamahanga bo bahita nyine ubona ko batanye no kwimyoza, bavuga ngo ubushize yaranamututse, yatutse umwarimu igitutsi cy'icyongereza. Ngo bazengereje abanyarwanda rwose. Ibyo nta nubwo umuntu wenda uriya muntu waje
kuri muri comment we wenda nagerageje kumucubya gake ndamubwira nabo ubwabo hagati bararwana ikindi cya kabiri buri ubireba abanyarwanda nabo barabahohotera mbese ndabyoroshye ariko amakuru ahari nuko bari abanyamahanga batoroshye noneho baravangavanze ubundi baturutse harimo abasudani nabavuye iwabo se nyakuva iwabo cyangwa niba abanyamahanga bavuze bagombaga kudipotinga bavuye muri Amerika no mu Bwongereza abenshi bano bari za Gisozi biga za Yerika abantu bari munsi za Kabagari na Kacyiru na Kimihurura biga UK ni ukuvuga ngo ni abanyeshuri n'abana bakiri batoya mu myaka none se uwo muntu wo muri commentaire ko yavugaga ngo ni abakriminali bavuye muri Amerika ngo bimbabuwe baba barimo kwitiranya ibintu njye ntabwo nkora muri polisi ngo nzi neza ngo biga hanga cyangwa nabangaba ubona abavuye wowe ubona ari abana twebwe n'amakuru tubona ubushize nateze move mbwiye shoferi ko nshaka kugenda arambwira ati ariko nizere ko utagiye ku Gisozi ntabwo ariho ngiye mubajije impamvu amajije atyo arambwira ati haba abantu b'abanyamahanga bagira amahane ati iyo wibeshye ukambwira ngo ninkujyane mugeze ahantu hafi mu gishanga bahari badukura modoka bakadukubita ati n'ubu twaraye kuri ribu turimo mugenzi wacu bamukubise bamugize intere uretse rero nkubwire ni ukuvuga ngo batega move barangiza bagera iyo bagiye ntibishyure shoferi yashaka kwigira nabi bagakubita dore rero banyakubahwa abayobozi bacu turabakunda kandi turabizera twizera ko rwose ibintu mudutekereza biri ari byiza bari abantu bari hano kubw'umutekano uhari ariko ntabwo bakwiriye kuza kuwuharibisha kuwangiza kuwubuza noneho rero abanyarwanda benshi buri were no mu bayobozi b'inzego z'ibanze abanyamakuru abahanzi bacu butangirira ngo twubahane none se mwakagira imana muragira ngo tuzabe iciro ry'imigani ngo batuzanyemo indi mbuto uje kuturangiza harigara ababivuga gutyo ntabwo mbashyigikiye ntabwo nsangiye ibitekerezo nabo ariko mujye mureka guha urwaho umwanzi utuvuga nabi ngewe uko mbyumva ni uko leta idashobora kubuza abana babonye amahirwe yo kuza kwiga cyangwa se niyo rero ari za scholarship niba cyangwa se ababyeyi baba bafite ubushobozi bwo kubarihira impamvu iwabo bemera ko abana baza kwiga hano nuko batwizeye baba bizeye ko igihugu bagiyemo kirimo amahoro kirimo umutekano umwana wabo niba yagiye no kwinywera agacupa mu gisimenti azataha saa 9 z'ijoro ntihagire umuntu umukoraho ariko n'ugasanga no bihinduye isura ku buryo wundi twari tuzi ngo ashobora kuba yahohoterwa byoroshye ahubwo niwe guhohotera oya mu bihugu nka za South Africa sinzi n'ahandi haba indwara niba ari indwara yitwa xenophobia yo kwanga abanyamahanga ni urwango abanyagihugu banga abanyamahanga none se bishoboka bite ahubwo ko urwo rwango mu Rwanda rwahinduye version donc abanyamahanga aribo baza abanyamahanga akaba aribo baza kuhohotera abanyagihugu uriya ni umuco mubi kuko abanyarwanda twebwe kubera hari no gukura twumva ko tugomba gukundana no kubahana ntabwo tugira amakimwe mu bindi bihugu babintambara oya uko ubumwe n'ubwiyunge bwagiye bwigishwa reka buriya ziriya nyigisho zaratwubatse zitwubaka nk'abanyarwanda ni n'ikintu gitangaje kubona imibanire dufitanye nyuma ya 1994 muzi byabaye jenoside yakorewe abatutsi birangira rero bibaye applicable no mu buzima bwose rusange n'abana bakuze bakumva ko amahoro agomba gusigasirwa cyane rwose nk'abana bacu ba nyuma ya 2000 ntibagore ntubabaza amakuru uranabibona iyo ugiye hanze abadiaspora baza kubyumva byihuse ntabwo uzumva umunyarwanda bagiye kurwana mu kabari ni bakeya benshi bagenda bakinywera agacupa bamwe uducupa yego bakanasabana niyo habaho cyangwa n'abakobwa bamwe bakiyandarika baravugwa n'imigundagurana ishobora kubaho kuko ahantu banywereye agacupa ibyo ntibibura ariko ntabwo bari violent ku rwego abanyamahanga bari kuza bagashaka noneho kutubuza ijambo kandi turi mu gihugu cyacu njyewe mbivuga ndi confident kuko igihugu cyanjye urumva niyo ntahari hari ahandi hantu nagiye barumva ntari guhumeka neza nk'uko mu Rwanda uraryoha ahubwo abantu nako reka twe gutinda cyane kuri icyo kintu ni ukuvuga ngo njyewe ikintu nakwisabira leta nk'uko yafashe igihe abanyeshuri barangije segonderi bose bakajya binjira muri kaminuza banyuze mu itorero Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda nishyireho iyo course nyine nibiba ngombwa iyo course ababyeyi bayishyure
basobanukirwa ukuntu bagomba kubanira abanyagihugu basanze. Naho ubundi ntabwo rwose byazashoboka. Noneho byatangiye bakiza abantu bakibibeshyaho bakabaha isumbwe, yaza atavuga ikinyarwanda ugasanga ahantu bagiye kumwakira mbere y'abandi. ngira ngo hari ako kantu bageraho barakaromarika babona ko banarebye ukuntu abanyarwanda batagira amahane bashaka. Urabona n'umwana iyo aje ari nk'abana bafite nk'imyaka 10 akaza agasanga wawe n'umwana w'umunyamahoro utuje, ubona wa wundi ashatse kugira ute kumudomina kandi ari wawe kumubonerana. Nawe rero baraje babona yuko twebwe dufite amahoro, yatangira gukankama umuntu akiruka akigendera akavuga ati ashaka imirwano. No mu mashuri none hari ibindi bihari. Mu mashuri ugasanga mwarimu afite uburyo akundwa akaza umwana w'umunyamahanga, akamukundwa akaza ukagira ngo hari yishyura menshi kurusha mugenzi we. Byose bibaho, ni ukuri njye nabibonye. kandi hari naho uzagera ugasanga umwana w'umunyamahanga yemerewe gutunga imisatsi, umurokari ntabyemerewe. Hari n'umugore wigeze gutera intambwe sinibuka uwo ari we, yari afite ishuri wa mudirectrice w'ikigo, arabyandika icyo gihe abantu bo kuri Twitter nibo bamudukijije amaze kuvuga ngo abana bo mu gihugu ngo ntibemerewe gutunga dread b'abahungu. Bano bantu bagira ihohoterwa bajya batera intambwe rwose akivamo akabavuza amagambo wowe ubwawe kugira ngo abantu bazumve yuko kugira ngo we azamenye yuko ibyo bintu akoze ari segregation. Akabibwirwa nuko ari abandi bo hanze bamukebe bakamubwira bati have reka ibyo bintu. Abo rero nibo baduteza, ahubwo baranyamahanga bagiye kujya badutera n'inkonji niba ari ibyo. Batadutera inkonji se ntago hasigaye hari abasore kugeza uyu munsi asigaye atega moto akabona umumotari ari uko agombye kwivugishwa icyongereza b'abanyarwanda, cyangwa akajya muri resitora kugira ngo babashe kumwakira mbere agahita yikarumana umuseriveri agahita amubwira icyongereza. Umuseriveri akirukanka akabangukana ibintu akabangukana za menu agaca amarenga agapfa nabi, noneho akajya wa musore akajya yakwakirwa kuko nyine ejo yajya mu yindi resitora yavuga ikinyarwanda bakamuseriva nyuma y'isaha 3. baba batekereza ko rega abanyamahanga bari bubahe na tipu. None se niba mudatipinga ubwo namwe simwe mu ikibazo cy'uko abanyarwanda badatipinga, icyo ni kimwe. Ku rundi ruhande RDB ivuga iti tubakirane yombi twubaha abanyamahanga tugire gute. Iyo nyigisho ni nziza, ariko rero nanone bibutsa abanyamahanga bashaka ikintu bakoresha, ntabwo nzi icyo bazakoresha. Njye natanze igitekerezo cya Minisiteri y'Ubumwe, bashaka ikintu bakoresha babwire bari abanyamahanga ukuntu bagomba kubanira abanyarwanda basanzwe, cyangwa se wenda bajye babacisha muri iyo torero y'ibyumweru bibiri bakiza mu gihugu mbere yuko atangira ishuri yerekane certificate ko yaciye mu itorero. Kuko bitabaye ibyo bazajya bakubita n'abarimu. Nkurikije imyitwarire nyamona barimo bigira bazakubita n'abarimu. Twikomereze. Cyangwa ibigo bimwe bya kaminuza bitangire bijye bibashyiriraho ingamba, bibashyiriraho nka za coaching runaka. Bavuga rero ko ari ukubavangura. Si ukubavangura ariko nibo bari kubyitera. Cyangwa se babashyireho amasomo ya morale. Uzi ubu ngubu ikintu gihari, aba Nigeria hari ibihugu bari band batemerewe kujyamo kugeza uyu munsi kubera bakumiriwe. Bakumiriwe kubera imyitwarire mibi, kubera reputation mbi bafite muri societe. Ugasanga igihugu cyavuze ati aho kugira ngo abantu baze kutwangiriza aba Nigeria bo hari babasikamazi benshi baze bavizite igihugu bagenda, ariko ntabwo tuzabaha amaviza yo kuba mu gihugu cyacu kubera imyitwarire mibi. Bagasikama amabanki bakiba abaturage bakagira gute, noneho uburaya buri hejuru bakora ibintu ubwo ukuvuga ngo baba babujije amahirwe na wa mu Nigeria wundi wari ufite umutima mwiza, wari ufite gahunda yo kuinvestisa mu gihugu, bakamuza amahirwe. Aba banyeshuri nabo rero cyangwa abanyamahanga muri rusange nibakomeza kwitwara gutya biraza gutuma bafatirwa ingamba, bize no gutuma bamwe muri bo biburira amahirwe. Kuko ntabwo tuvuze ko bose ari babi, harimo abana beza kandi b'abahanga. Harimo amayirema rwose mu ishuri navuga ati uyu mwana n'umuhanga, uyu mwana n'umuhanga, ni umunyamahoro, batanavuga pe usanga rwose batuje. Hakaba n'abandi bibisana, hakaba n'abandi bamubwira ati wisohoka, ari umuntu w'umugabo muremure ati wisohoka, harasohoka umugore utwite kuko ari we ufite ikibazo. Ati cyakora niba utwite ugenda, ubwo nyine biba bigaragara. Arabona ajyaga mbona agatinyuka agasohoka ari umusore kandi nyine n'umugabo babwiye bati kiretse niba utwita bari gusohoka. Kuri za kaminuza nyinshi ariko ibintu by'ubukonari bikunda kuba bihari, ngira ngo ni n'imyaka baba bagezemo
na za kaminuza zagiye zibigira zirazi Butare, ukumva nyine ngo hari abantu baba bafite utwitwarire tudashinga, ariko nyine ni imyaka baba bagezemo, noneho niba ugasanga barabarekuye. Ese mwababyeyi mwe mufite abana muri kaminuza mujya mwibuka kubasura kuri kaminuza? Ziko umwana yiga kaminuza akarinda yisoza utamusuye we, ukazagenda ngo ugiye muri graduation utazi n'ukuntu yize. Harabona ngenda mbona hari ku muhanda w'amabuye hano Kacyiru, ukabona bafite imyambarire yabo yihariye, ukabona barajya kwambara nk'abahinde, kumwe kw'amakanzu ya hindi n'amapantaro, ariko bakavuga ngo ni abayisilamu, ariko ukabona no ku misatsi donc bakiromarika ukabona ko atari abanyarwanda. Ariko ugasanga abantu barababoneranya, ariko ngo hari n'abantu babonerana bakirirwa babaca ibiciro byinshi, nko muri butike ngo ugasanga bakumva ko atazi ikinyarwanda, igiciro yari agiye kuguraho bakagikuba kabiri bagamije kumurya. Nayo ni ingeso mbi njya mbabona kuri TikTok bari kurira. Yagiye nk'ahantu agiye nko guhambuza imisatsi, njye nari bugende bakampamburira wenda 2,000 cyangwa 3 no kumfura mu mutwe bigahwana na 5, bagahita bamuca 5, bagahita bambwira ati turaguhamburira kuri 5,000. Bagezamo hagati baraza kubivuga barabibonye muri commentaire mutubwire, bakabona undaje bamuhamburiye 2. Hoya nta nubwo we yaricaye ngo bamuhambure, bamubwiye ngo ni 5. Bamuhambuye bagezemo hagati batangira kwiramanta. Aravuga ati nubwo ntumva ururimi nabonye bamvuga ariko nyoberwa ibyo barimo baravuga. Babajije barambwira ngo ntabwo barabazi ko ibintu bigoye gutya, ati ko bimeze gutya, ati barashaka kongeza amafaranga. Ndababaza ntibarashaka kubikorera ngahe, barambwira bongeza andi mafaranga. Ahita haguruka arigendera, afata ibintu byo arigendera, n'andi bari bamuhambure ntiyayabaha. Hari undi mukobwa nawe bari baribye telefone ansanze hari kuri gare ya Kacyiru igihari, ambwira umutwe yize. None ahubwo les amis muzambwire mbagire mbanyamahanga bacu tubagurire, munuza yegera ahantu nkaho ngaho kumva utumva neza ibyo barimo, ujye ukanda kuri record ubundi uzanira undi muntu agusobanurira ibyo bakuvuza bumva ko utari kubumva, sibyo ra? Kuko hari nk'umuhinde wagiye wari waramenye ikinyarwanda yajya agera mwimbwa se mwimbwa se ngo gutunga abahinde ngo nta n'ikintu bigirira, yakumbi yaba recordings. Hari abo twagiye twigana rwose bavukiye inaha bakivuga neza, ushobora kumureba ukavuga ngo ukavuga ibintu yangiza agahita agucira n'imigani, icyo kizajya kibashobora. Harimo rero nuko abantu benshi bakunda kubita abanyasudani, ariko harimo abanyasudani, harimo abanyaeritrea, harimo abanya-Ethiopia, harimo abo muri Djibouti, Sudani y'Amajyepfo, Sudani y'Amajyepfo n'iya ruguru bose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo leta nayo izareba ukuntu yabanisha abantu bakabana neza, kuko nicyo kintu gikenewe. Nanone ntabwo wavuga ngo uzakira umuzungu neza cyangwa umuzungu azagira umutekano mu gihugu n'iki, ariko umwirabura uvuye muri Afurika, kandi turimo guharanira panafricanisme tuvuga ngo Afurika yose yakagombye kuba imwe, kandi hariya hakagombye kuba ingemwe zizajya gutanga umusemburo ku isi yose. Ko ngiye bira mu buryo buri positif mbibona nk'ikintu cyiza, nitugira abana benshi bize mu Rwanda bagasobanukirwa neza uburyo umuntu aba umuntu wigenga mu mitekerereze no mu myumvire no mu mikorere no kwiteza imbere n'iki, bazagenda bagera iwabo bakore amateka, basoma bagira ibintu byinshi bakizayo. Nzi nk'umukobwa waje ahangaha muri za 2 ariko yasubiye iwabo yaragiye akora amateka akomeye cyane. Buri gihe aravuga ngo ibingibi byose mbikesha ko niziye mu Rwanda. Twari twabivuze duciye ku mukobwa wishwe n'umucoma i Masaka, tumugarutseho gatoya numvise record kwa Godfather nahungabanye. Uzi ko umuntu wamwishe wabyumvise ko bamurashe, ari byo nyine nahoze ndimo gupostinga hano kuri zino mbuga kuri Facebook, nari nimaze no kukabona. Nze ndaje nkakoherereze nkumva ibyo nari nanditse, wenda abantu bakagira ngo kuko abantu bose ntabwo bakiba kuri Facebook, abenshi bazivuyeho. Ni ukubera iki se bari biva? Uraje uyidusomere, ubusanga ari dead up. Uraje uyidusomere mu gihe nyirimo kugira nyirimo kureba niba ari hari ijwi nafashe ryo kwa Godfather. We bamuhamagaye kuri telefoni banamuri kodinga, ageze hagati ahita avuga bari kubwo ntabwo mwakundi kodingara ngafunga, ariko nimushaka ngo mwe muri kodinga. Wishe umwana w'umuntu ukavuga ngo ugatangira
akabisobanura neza aleze, wumva nta n'igihunga na gikeya afite, birabye ntiyabikoze yabanje kubimedita, mugenzi we ngo aza kumureba muri gatanu yabaga, arangije ngo waje se ngo nakumva ngo nifite umujinya ngo nanga ko kumpindurira ibitekerezo. Bagenzi be bari bavuze bati uburakari afite ntabwo buri busiga ubusa. Ngo bakajya kumushaka, bajya kumushaka akisinziriza. Undi mugenzi we ngo akamubwira ngo none ngo mumuretse ngo aracyasinziriye, arangije arabivuga muri iyo record, ngo narakumvaga ngo uvuga ngo ndacyasinziriye. Agasobanura akantu ku kandi, yavuga ikintu ngo yamuhuye, ngo hari amafaranga ngo bari ngo niba ngo hari ibintu bari baravanze, ngo hari amafaranga yajyaga amuha, kandi ngo niwe wamukoreraga aho ngaho hafi mwako akabari karakuwo mukobwa. Hanyuma ariko ngo bateganya kuzabana, hanyuma ngo ajya gutereta kandi gakobwa, uwo muhungu amaze gutereta kandi gakobwa ngo karanamwangira, ngo kamaze kumwangira ngo koherereza screenshot ngo uwo musheri we ngo yishe nyine, ngo hanyuma uwo musheri we ako mwagiye mureka kwikoraho. Umuntu niba wamaze kumenya yuko yaguciye inyuma cyangwa se yagerageje kuguca inyuma, ngo kagire kunyima, ngo kagire no kuntamaza ngo kanteranye na sheri wanjye. Hanyuma rero umukobwa ngo niba yaratangiye kuzajya ateretana n'abandi bahungu, ngo ku mafaranga yenga 300,000 yamuhaye, niba ari 300, bamwe ngo bavuge 300, abandi 500, abandi 2,000,000, ngo birangira ajya kumukuramo ingoto. Amaraso aramutarukira, ikoti aragenda ritahana mu gishanga, niryo ryamutamaje. Na mbere y'izo record inzego z'umutekano zari zamaze kubona ikote rye ryuzuyeho amaraso. Ariko buri abantu ntibafite ibibazo by'imitekerereze. Hanyuma abantu bakaza kavuga bati kuba yagerageje kurwanya inzego akaraswa ntabwo ari byo, mwaretse korora ibyaha ko ari nacyo kimaze abantu. None kubirakariye nabirakariramo, soma ibyo bintu nanditse ejo kuri Facebook, abantu bakaza kunsomera bansomera ibidashinga, namaze niba nabyanditse. Tanga umuntu uhemukira undi biba bibabaje ariko ahore. Ejo inshuti yanjye yampaye amakuru, abantu bakabuga bahiye ubwoba bati ubanza interahamwe zagarutse, none dore uko birangiye. Ubu disi hari abagiye kwisaza ngo ubutabera ngo uwo mugabo yarwanyije inzego gute. Ariko mbabazi, abantu bazatega amajosi ngo bicwe kugeza ryari? Umuntu ukinyotewe no gukuramo undi roho nta kindi kimukwiye pe. Ibyo bigori bihabwa abandi apana abahekura ababyeyi. Nukundana n'umuntu akakunanira bivemo. Ngo yamuhaye 300,000. Koko umubyeyi wonkeje umwana we akwiye kumuvutswa kubera 300,000. Niba akunaniye wamuretse akiberaho koko. Cyakora niwica umuntu nawe bakaguturitsa, isi rwose ntizanyitegeho kukuririra. Ashwi oya, isi ntizanyitegeho kuririra umuntu wishe undi yanabyigambye, yarangiza agashaka kugerekaho umupolisi, yamara gushaka kugerekaho umupolisi bagaturitsa ingegera. Urumva atari yarushatse. Ariko ibintu ntabwo ari byiza kuvutsa umuntu ubuzima kubera amafaranga. Ubwo se amafaranga barangaye uko yabangana kose, nta mafaranga yagura ubuzima bw'umuntu. Oya, nicyo yashatse pe, nicyo yashatse. None abantu bavuze bati kuki nakazungu koko atarwanyije inzego? Kuki atarwanyije polisi? Akazungu ibyo birakomeye kandi hagomba gukora ipererezwa. Urebye nuko nkuko biba bimeze, ni ka kantu abantu wenda batumvikanaho, ariko mu by'ukuri iyo bakubwiye, iyo Bibiliya ivuze ngo ubwica amategeko buzagwira, bizaturuka kuki se? Bizaturuka ku kuba abantu bazatorera ibyaha. Nibamara gutorera ibyaha, abanyabyaha nyine babica amazi. Abanyabyaha babica amazi basigare bumva kubeshya ni ibintu byoroshye, ko warya umuntu amafaranga nta kibazo, ko wamuguriza amafaranga yawe yatinda kuyaguhana n'abafinote 100, 200, kuma ngo yamukubise ikofe bapfuye, hari abapfuye igikoma, hari abapfuye irindazi, ngo akamuhitana. Ibyo bintu rero by'abantu by'ubwica amategeko ni nk'ubuhanuzi, ariko nanone ubuhanuzi ngiye mbona ko
buba bwarashyizweho n'umwanzi yarangiza agakora ku buryo buzasohozwa akoresheje ibintu bitandukanye nk'uko guhindagura amategeko, kuyagira menshi mu buryo butari ngombwa, bikarangira n'ayandi ahari batayubahirije, bikarangira barimo no guhita umwe arimo kugenda ahita n'undi, bikarangira mbese bibaye agatobo. Nawe reka twihute, twari twahise tuzindukira mu bintu bijyanye no kuvuga no kubivugwa n'iki, n'aba bantu bajyaga batubwira bati murase ku ntego. Murabizi iyo tukuzanye na Flower ntabwo tujya muri ibyo ngibyo ntabwo tujya muri ibyo ngibyo bya affirmation positive n'ibiki, mwajyaga muvuga ko bibana birebire, ariko nanone n'ubundi ntabwo twabura kugera hagati ngo tubigarukemo. Burya mu gihe tugezemo hagati dushobora gufata nk'akantu kameze nka pose, noneho mu gufata pose tukagira ibintu tugenda tuganiraho biryoshye, nyine bituma dusa nk'abatuje, tugasohoka mu mijinya. Twari turi mu mujinya, wari umaze kurakara. Umaze kurakara, akuze umubyeyi uzi konsa umwana ukamurera agakura, warangiza ukumva umuntu yamukuyemo roho. Umva bajya bashyingura umwe n'undi nawe bamushyingure, niko bimeze. 300 se ntihari no kugenda akabwira nyina ati umukobwa wawe yaniye amafaranga, ntibari kumuha n'inka akagenda agatuza ngo ntabwo arimo n'ifuye. Biriya bintu baba bakubwira ngo ni amafaranga bapfuye, ariko amafaranga ntabwo ariyo yonyine. Muzi ko muri audio cyabyigambaga ngo namukundaga cyane, abandi ngo ngo none we wabikoze, wewe ngo wantengushye, ngo wantengushye muhungu wanjye, ngo wantengushye, ngo biriya bintu we wabikoze, ngo reka ngo nahageze ngo nanabyiboneye. Umva ntanyeganyege, ukumva nta nakoba na gace afite, ukumva mbese nawe ubwo yari yaramaze kwicira urwiteka. Niyo mpamvu yavugaga ati ngo mbe mitane n'umupolisi, noneho mbi ntahana batatu bigira inzira. Yaba amafaranga yaba ifuhe, nta mpamvu n'imwe yakagombye gutuma umuntu yica undi. Ibintu birashakwa n'abantu baragenda abandi bakaza. Ejo rero ndimo gukurikirana ikiganiro cy'uwitwa Fatou Diome, ndamukunda cyane. Ni umwanditsi w'ibitabo ukunda kuvuga ku bintu bijyanye na panafricanisme, ajya ahangana na mikoro, umugore gutya uba umeze nk'ufite inyinya, ufite amenyo ajya gusohoka mu kanwa, w'umusenegalese. Aya arimo kugenda avuga ku bintu bijyanye no prioritize no guha amahirwe abana b'abahungu kurusha ab'abakobwa. Avuga kuri sekuru nyine n'ukuntu yamukuriye iruhande, ari sekuru ngo nawe wajyaga amushishikariza kwiga, ngo akamubwira ngo wowe ugomba kwiga, ntuzishinga aba bakecuru bashaje baba bakubwira ko umugore agomba kuba umugore wo kwita ku mugabo gusa. Ugomba kwiga kuko uburenganzira ukeneye ntabwo uzabuheshwa nuko wavutse uri umukobwa. Murumva igisobanuro? Uburenganzira ukeneye nk'umukobwa ntabwo uzabuheshwa n'igitsina cyawe n'igitsina gore, ahubwo uzabuheshwa n'ubwenge ufite muri serivo yawe. Urabyumva ibyo bintu? Ari mu bwenge ese kandi ni nako kuri. Ariko nibyo niko kuri, kuko ntabwo abantu bose bagira amahirwe yo gushaka abo bagabo, nta nubwo ariko iyo bashatse bahirwa no kugumana nabo. Ntabwo umuntu agomba kwicara atekereza ko runaka ari we uhanze amaso, birangira umeze nkaho uri no kumusenga. Yasenga gusa se ahubwo akanagukorera ubugome, akagukandamiza. Yajya gukandamiza ati nkubita igitenge. Ibyo ntabwo bikibona ibya kera cyane, ni ibya kera cyane. Ugomba kwigira. Icyo gihe uwo musaza ubu Fatou Diome yahisemo kwandika igitabo en sa mémoire, ariko uwo musaza wumva amagambo ngo yajyaga amubwira, kandi urumva ko ni kera. Fatou Diome ntabwo nibuka imyaka afite, ariko buriya ashobora kuba ari mukuru. Fatou Diome ndaza kureba imyaka afite. Avuga ko sekuru ngo yajyaga amubwira, ari akana gato k'imyaka nk'9 10 gutyo, bakamubwira ngo bari abagore birirwa bavuga ngo nta mugore ujya kuroba ntukabumvire. Kuki bakubuza kujya kuroba amafi kandi nawe ejo uzakenera kurya ifi? Urumva? Akundi reka nkubaze, ari ukubyara umukobwa no kubyara umuhungu wumva wahitamo? Wawe ugira amahitamo, wumva icyiza cyaba iki?
wabyara umuhungu cyangwa wabyara umukobwa? icyo kibazo kirakomeye ariko kuko nzi ko ayo mahitamo ntawayampa ni ukuvuga ngo nimpitemo uwo mbyara kuko umwana umuhabwa n'Imana, abana bose ni abana kandi Imana nibatanga njyewe uwo ari wese nahabwa nyine namushima. Rero abanyarwanda bo bajyaga bavuga ko kubyara umukobwa ngo ari ukubyara inka, nawe wemeranya nabo? Kubera ko uzamutanga bakaguha inka, niko babyiyumvisha. ubwo abana b'abakobwa ni inka muri rusange. Abana b'abakobwa nyine ubwo iyo umubyaye uba wongereye inka none se ntabwo uba wajya mu ndirimbo ivuga ngo ngaho genda wongere inka mu zindi, wongere inka mu zindi, niba ngo zana inka wongere inka mu zindi, umukobwa jana. None se iyo byari bya kera, ubu se ko umubyara bakamujyanira ubuntu cyangwa nk'ibyo byose ukabona umuntu aramwishe atanakowe byibuze, cyangwa akanamukwa akanazimukwe ariko amujyana mu rushyi wa mukuba bibero azimurutse. No rero ngo iyo bavyo kubyaye umuhungu ngo barakubwira ngo ubyaye umuhungu ubyaye umutabazi cyangwa umuhinzi uzatabarira igihugu. Umuhinzi gute se azaguhingira? Bundi barabo ibyabo byari imirwano gusa. Burango n'intore buriya kubura ubona zibyina zigira amacumu zigira gutya zicumugara, buranga ngo bari ikintu kijyanye n'urugamba baba bibereye. Okay, njyewe ntabwo ibyo ngibyo kereka wenda nko gutwarwa n'amarangamutima, ubona utwarana udukobwa kakiri gato ukambitse ubona kaberewe, utuntu tw'udukweto n'udukanzu twatwo ukabona ni twiza, wenda ibyo bishobora kuba ari byo bintu nkavuga ndashaka kuzabyara agakobwa. Yego. Naho ngo waba ubyaye umuhungu ngo ukaba usabye uzagusaba inkwano ngo yo kumwubakira, cyo ni kimwe. Ukaba ubyaye iki? Umuntu uzagusaba nyine inkwano akazanagusaba no kumwubakira kugira ngo abashe gushaka umwana uvuye mu rundi rugo rw'ahandi. Iyo wabyaraga umuhungu ari nacyo cyatumaga abagabo benshi batinya kurera abana b'abahungu batabyaye. Nuko yabaga avuga ngo uyu nguyu n'uzansaba inkwano akansaba no kumwubakira kugira ngo ashake umugore. Benshi baranabahitanaga. Ariko nanone ngo uyu muhungu nabikubwiye nyine ko yabaga ari umutabazi uzatabarira igihugu. Ibi bintu byo birabyumva ute? Ugiye kubyara umwana se ariko ni nabyo nko muri iyi minsi se sibo ba CTU dufite? Nibo ba CTU, nibo bari kuducungira umutekano. Turi mu Rwanda rufite amahoro n'umutekano kubera abo bana b'abasore nyine bagiye bavuga icyo gihe. Mbere yuko dukomeza ku yindi ngingo rero reka tubanze tubibutse ko dufite event itariki 6 z'ukwezi kwa 12 aho tuzaba turi kumwe ahitwa Indera mu karere ka Gasabo ku isoko y'u Rwanda, aho ahitwa Hobe bayita Hobe Garden. Yego, ni Hobe Garden. Iyi Hobe Garden akaba ariyo yatwemereye kuzatwakira uwo munsi, aho tuzaba turi mu mwuzuro no mu mbaraga no kwinjira mu muryango w'isanzure, umuryango w'imbaraga uba washyizweho n'isabato ya mbere ya buri kwezi. Isabato ya mbere ya buri kwezi aba ari igihe cyo gufata ingamba nshya. Aha ngaha rero tukaba tugiye gufata ingamba nshya zijyanye n'uburyo tugomba kuzabaho umwaka wa 2026. Abantu mutabasha kuba muhari, abantu mutabasha kuba muri hano mu gihugu, mwemerewe gutera inkunga kino gikorwa. Hanyuma amara gutera inkunga kino gikorwa ukatwandikira kuri 0788350667 tukazagushyira kuri Zoom tuzakora uwo munsi. Live streaming cyangwa Zoom? Live streaming se ndacyarimo kuvugana n'abantu bafite ama device afatika ku buryo bazadukorera iyo live streaming turiyo. Na Zoom yakunda? Na Zoom yakunda. Ushobora gucreya gashaka na modem kuko tuzaba tutari kuri no wifi ya hano. Ushobora kugira konti meeting noneho ukabaha password bakajoininga.
ejo nzashaka ukuntu njya kuri Airtel kubaza ikintu kijyanye na modem ishobora guseriva abantu nibura bari aho ngaho tuzaba turi ku buryo wenda nk'abantu batatu, umwe yajya kuri TikTok, undi akajya kuri WhatsApp video call, undi akajya kuri babyita gute bino bya X, undi akajya kuri Instagram, undi akajya kuri YouTube. Twashyizemo iriya intuza hanyuma tukabisharinga. Siko bigendara, njye niko ndi kubitekereza ko ariko twabigenza. Dushobora gukoresha YouTube na TikTok, noneho hakaba na Zoom. Ese imbuga ko ari nyinshi, cyangwa se tugafata urubuga rumwe tukaba ari rwo tubwira abantu ko tuzaba turi live kuri X, wenda n'urugero kuri YouTube niyo nziza. Simbizi bizaterwa n'ikizaba gihari, cyangwa se tukazabaha live kuri YouTube ku buryo abantu bazakurikirana neza akantu ku kandi bizaba birimo kuhakorerwa. Tuzafata icyo kunywa, dufata icyo kurya, ducana umuriro. Ubwo umuntu ashatse wakongeraho n'ibintu bijyanye na meditation, gusenga, ariko ntabwo ari ibintu birenze. Tuzaba dufite n'umucuranzi uzaducurangira. Okay. Dufite umucuranzi uzaducurangira, hanyuma ibindi byose nyine ushobora kwitabira. Noneho ni ikintu cyiza cyo kugira ngo dusohoke murabizi ko twamaze kwinjira muri uno mwaka wa Kinyarwanda, twawinjiyemo mu kwa 9, ariko umwaka wa Kiromani tuzawusohokamo mu kwa 12. Nabyo rero ni ibintu tugomba gutegura. Buriya abantu benshi bitegura iminsi mikuru yisoza ry'umwaka, ugasanga nyine bayagaye. Wowe harya ntabwo ugizihiza? Oya. Habura iki? Habura iki ngo wizihize Noheli na Bonane n'ibiki? Ntabwo mbyizereramo. Ntabwo byizereramo. Nyine ugira inama iyihe abantu umuntu akugishije inama akakubwira ati Noheli na Bonane kuzizihiza, wahita umugiriye inama wenda yihuse, ubundi duhita twinjira mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro. Icyo gihe nawe ngiye gushishikariza abantu kwemera imyemerere yanjye, kandi abantu bagira imyemerere itandukanye. Kuko nk'iyo ugiye kureba usanga ubu se mbajije wowe wizera Noheli unayizihiza, wambwira inkomoko yayo? Kandi iyo ukuri ukambwira inkomoko yayo, kubera ko gusa ubyumva ukagendera mu kigare, ariko nta hantu hagaragaza ko twari dukwiriye kwizihiza ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Nta hantu bigaragara muri Bibiliya. Kandi njyewe nk'umwigishwa wa Yesu Kristo nkakora nk'ibyo yakoze, nkamugenderaho, ntabwo nkwiriye gukora cyangwa se ngo nisanishe n'imigenzo iyo ari yose ibera ku isi atarigeze nawe ayijyamo. Ariko yasize ko atayijyagamo se, kandi bivuga ko biriya Bibiliya ituzuye. Oya, abo ngabo ni abahakanyi cyangwa se abashaka kunyumvisha ibyo njye ntasanzwe nemera n'ubundi. Niyo mpamvu njye nirinda kubwira abantu ibyo nemera, kuko mba nzi ko atari buri gihe nyine abantu bahuza imyemerere, buri wese bafite ibyo yemera. Ariko nicyo nemera nuko muri Bibiliya hagaragaza ko dukwiriye kwibuka ahubwo igitambo cy'amaraso ye, kuba twarabonye agakiza, kuba turiho ubu ngubu, kandi tukaba tunafite imbabazi ziri garanti, byatewe nuko yadupfiriye. Uwo munsi wo tugomba kwibuka kandi tukawuzirikana, ariyo Pasika, ariyo urupfu rwe. Nizere rero ko abajyaga bambaza, ari umuntu wambaje inbox ngo abana bawe se ujye bareka bagasenga ngo we kutabijyamo. Nizere ko mubyumvise ko njyewe liberale hano, buri mwana akora icyo yumva kimubangukiye. Tugiye rero mu myizerere n'ubundi mo gakeya, tugenda tuyihuza n'ubuzima bwacu. Hari umuntu waciye, niba ari umugani, niba ari umugani cyangwa ari ibintu bita inyigisho, akantu kameze nk'inyigisho igana kariho, noneho bakagakoresha nko mu kugaragaza ikintu bashaka kumvikanisha, akantu kameze nk'umugani cyangwa se n'inkuru yabayo, babyita ubundi metaphore. Inzoka ngo yakurikiranaga akanyenyeri. Akanyenyeri urakazi?
inyenyeri nyine yo mu ijuru. Inyenyeri oya inyenyeri zino zo mu bisambu tuno tw'udusimba ukunda kwaka noneho ngo inyenyeri iragakurikira. Inzoka iragakurikira. Inzoka nako ngo iragakurikira ikirukankaho. Inzoka ikirukankaho noneho ngo akanyenyeri kageza aho kararuha. Karayibaza ngo ariko se muvandi urashaka kundya nsanzwe ndi kimwe mu byo urya koko mu biribwa bibiri hano ku isi bigutunga. Buriya nzoka irya umukungugu ikarya amajeri ikarya ibiki koko mu bintu bigutunga nanjye ndimo. Inzoka irayibwira ngo ntabwo uri mu byo ndya ariko ndakazwa nuko waka. Ni kakandi ka kibona umwe. Ni kibona umwe se wapi turadusimba se nitubona ikibono tukita ka kibona. Ntabwo uragafata ukagashyira mu ntoki ukabona gatangiye kwakira kaba kaka inyuma muri derrière yako. Impamvu nkubwiye kano gakuru ni iki? Nuko hari abantu tubana nabo hano ku isi, bakaba mu by'ukuri nta nubwo turi ku rwego rumwe rw'imitekerereze cyangwa se mu rwego rumwe rw'iterambere, urwego rumwe rw'imibereho, ariko akakureba akabona wakagombye kuzima. Indahari ntabwo wakagombye kuba ugomba gutindahara kugira ngo we yishime. Uyu rero nawe ameze nk'iyo nzoka, yumva mu by'ukuri nta kintu umubangamiyeho, uri hariya uri mu byo urimo nta n'ahantu uhuriye nawe, ariko akumva yakurangiza juste kuko atifuza kwaka kwawe. Abo bantu rero batifuza kwaka kwawe, hari umuntu wabakubwiriye amagambo meza cyane. Bano bantu batifuza kwaka kwawe barimo n'inyangabirama n'abagome. Mu by'ukuri n'abagome, none se iyo birangiye yabashe kugushyikira nta guhitana se. Wakagombye kuzirikana rero ikintu kimwe, impamvu banga kwaka kwawe ni uko utari umwe muri bo. Ntabwo uri umwe muri bo. Inzoka ibaho yihisha, ibaho yikamufura mu bihuru ikururinda. Ariko akanyenyeri ko karigurukira naho kageze kakiyakira nta kibazo, nta nubwo wabundi kaba gafite usibye ko kagiye kubona kakabona gusa inzoka yagakurikiye. Niubona rero mu by'ukuri bimeze gutyo ukabona wimere nka kara kanyenyeri, ariko hari ibiyo kabiri kugenda bishaka kugukurikira, uzafumye mugena kure cyane, kuko igisobanuro cyabyo gikomeye cyane cyatanzwe n'umuntu witwa Krishnamurti. Krishnamurti ni umuhinde utanga inyigisho nk'uko ujya mumva ba Satguru, ariko Krishnamurti ushobora kuba atakinariho. Yarakubwiye ngo ntabwo ari ikimenyetso cyiza cy'ubuzima bwo mu mutwe iyo wihuza n'isi mugahwana neza nk'amazi n'ifu. Ngo nge mbikoresheje mu mvugo yacu ya Kinyarwanda. Iyo ubasha guhuza n'isi, aho bakujyanye hose ukahajya, ibyo bagushyizemo byose ukabijyamo, hahandi mugenda mugahwana. Ntabwo ari ikimenyetso cyiza cy'ubuzima bwo mu mutwe. Uba ufite imitekerereze ituzuye. Kimwe cyo ushaka kuba urinjije ukiri umwana bari kugufatirana, cyangwa se niyo waba uri mukuru ukaba uri mukuru ariko utarigeze ukanguka. Ntabwo wakagombye kwemerera isi kugutwara mu majanja yayo. Kariya kanyenyeri se kari mu gisambu gashobora kwemera kakaguma hamwe inzoka ikagafata? Niba kadashobora kwemera ko inzoka igafata, rero nawe hunga, jya kure yayo. Hari abantu mu miterere yabo usanga bameze nka eponge. Iyo uyishyize mu mazi irayanywa, iranyunyuza, ntiyita kumenya ngo ni meza cyane mabi. Rero hari n'abantu usanga ubihuje nyine n'ubuzima busanzwe badashobora kwifatira imyanzuro, ahubwo biga bakadapta cyangwa se bagakurura imico yabo babanye nabo. Yabana n'abantu beza akagenda akaba umuntu mwiza hafi kuba marayika, yahura n'abantu babi akaba rusufero, akanabarusha ubugome nyine. Yego. Ufite inshingano rero zo kugenda ukamura igiponje cyangwa amazi mabi. Wowe nkawe abantu babegereye, abantu babegereye, niba ufite umwana ukajya ubona ari umwana utajya wifatira imyanzuro, ari umwana wa nyirambiryo bigiye bavuga bati tujye muri bakagenda, ari umuntu utagira principe, ari umuntu utagira amahame agenderaho, ngavuga ati nge nteye ntya, singera n'abantu bameze barya, sinkora ibi. Ukabona umwana wese ko ateye, mwicaze umuganirize, mubwire nyine umwigishe, umwereke inzira agomba kunyuramo. Kandi akiri muto, kuko biriya bintu bigaragara umwana akiri na muto.
kandi noneho abantu babikuriyemo barapfa. Umuntu ubikuriyemo, umuntu ukuriye mu kuba nyirangiyo bijya, nyirangiyo bigiye, ibije byose atambikana nabyo, asaza nta n'icyo agezeho. Akura nyine ari umuntu ufite desordre mu mutwe, ku buryo ari umuntu udashobora kuba ahantu hamwe, ahora yagiye aha, kuko gusa akurikira abandi bafite ibyo bakurikiye, bafite ibyo bari gucesinga dreams zabo, bari gukurikira inzozi zabo, bafite ibyo barimo, we akabakurikira mu kigare gusa, ariko mu by'ukuri we imyaka ikazamujyana akisanga ntacyo nigeze ageraho. Niba rero ab'isi bagukunze cyane, isi ukayibonamo ibyo ukeneye byose bitanyuze mu mbaraga zawe, ahubwo biciye mu kubihabwa mu buryo bw'igitangaza, ube maso. Aka kantu kurakumva ute? Hari abantu bigirira amahirwe. Aba ari amahirwe se? Hari n'abagira nyine amahirwe yo kuba bafite abo babibaha. Niba ari amahirwe ari mu mutego, nabyo birashoboka, kuko abenshi bakugira neza siko baba bagukunze. Kuko hano uko nakomezaga kugenda nkurikirana iyi nyigisho, ahangaha nongeze mu kindi gitabo kitari icya Fatou Diome, uyu muntu yani inyigisho audio, za nyigisho za audio nyine numva nkagenda nandika, barakubwira ngo kubera ko utari inyangamugayo ngo ubone ibyo ukeneye ubanje kubiruhira. Za mbaraga wihaye, bya bihango wasinye bigomba kwiyaranja bikaguhuza n'uwayarundanyije, akayakwihera nawe mu buryo atazi butagira rutangira. Urabyumva ute byo? Umuntu bihuje noneho n'ibirimo kuvugwa ku mihanda kugira ngo twihute. Umuntu akaguha ibyo yavunikiye, wowe nta kintu ukoze, agasanga yabiguhaye gutyo gusa. Cyane rwose akirota uruva nyuma, agatangira no kwicuza, akavuga ati se ubundi byagenze gute kugira ngo uriya mugabo mutungisha imitungo yanjye nyimwihere ayitware. Wumvise abagore bagiye muri no mihanda, abagabo babasigira imitungo myinshi cyane, umugore agapfakara, umugore agasigarana umutungo mwinshi cyane, ejo agakundana n'umuntu w'umusore, kumva umusore agamije kumukuraho ya mafaranga. Uriya musore bafite imbaraga z'umwijima yakoranye nazo, zikaba ari nazo zimuhuza n'uriya mugore, bikarangira yimukuyeho yose, mara kuyimukuraho iyo adasize anakwisha, ahubwo akamutana abana. Yarangiza uwo muntu akamurya umutima mpaka basezeranye, hanyuma agasigara sasa bari guhigana injangwe n'imbere. Amwe ati dukore divorce tubigabane, cyangwa se niba wanze nkwitane. Tuzabyumva kenshi mu makuru, bamara gusezerana bagezamo hagati, kumbe yaramukurikiye amafaranga kandi yaramubeshyaga ko ari urukundo, cyangwa se amutanya abana. Abantu tugiye tuziranye. Hano rero wenda ushobora kuba warisanze ibyawe byose byarayengeye mu maboko y'umuntu wakubeshyaga urukundo. Uwo ni umwe. Si umwe, umuntu wisanze imitungo ye yose yarayengeye mu maboko y'umuntu wamubeshya urukundo. Cyangwa se nanone ukisanga wari ufite imitungo, umuntu ubwo ndabibusanya gute, n'abantu babiri. Hari wari ufite imitungo yose iyengera mu maboko y'umuntu wamubeshyaga urukundo. Cyangwa se nawe ukisanga warabeshya umuntu urukundo, ukamutwara ibye. Ikintu kizagufasha cyane muri ino nzira, ino audio yakubwiraga, ikintu kizagufasha cyane ni ukwirinda kumva amajwi yo hanze, ahubwo kumvira amajwi y'umutima wawe. Iyo umaze kumvira amajwi y'umutima wawe, umenya icyo ukwiriye gukurikizaho. Uyu muntu wambeshya urukundo, akantu hari ibyanjye byose, mutware gute? Uyu muntu njyewe nabeshya urukundo, nagereyo ngasanga wa mutungo nta n'uwo afite, kuko nabyo bibaho. Nabyo se ntibibaho? Nazo nk'uzo zirahari. Bakagira gutya ngo imitungo bagahita bayandika ku babyeyi babo na bene wabo. Bayita systeme hakimi. Systeme hakimi. Kumaze imyaka 3, 5, 10 simbizi, cyangwa renda ni n'amezi, cyangwa se wanahataye baba,
mu buryo bufatika isi irakota warakurikiye imitungo wahagera ugasanga hakozwe sisiteme ya hakimi urabyifata muti Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi bahekenyera amenyo ngo nibo bazaririra bakahekenyera amenyo rero ikintu usabwa gukora uwo ari we wese ntugire umuntu wo hanze umvira ijwi ry'umutima wawe ari umutima nama biza kukubwira ngo none se nyine ngo niba warasanze ntacyo atunze ngo ukaba mwarasezeranye ngo ivangamutungo risesuye ngo ariko ngo ugasanga ntacyo agira ngo ubwo nyine ngo mwasezeranye ngo kubana mu byiza no mu bibi ngo emera ubukene bwe kandi ahubwo atari umukene ahubwo ari uko imitungo yose yanditse kuri bene wabo uremera ubukene bwe gute ni ubuturi bwe ahubwo ntabwo ubukene ubwo ni ubuturi bwe nibirangira uzakorera n'andi nayo uzakorera azayajyana iwabo wari ubizi yego bizarangira niba imitungo yose yarayanditse kuri bene wabo nawe ukavuga uti ubwo namwemeye mu bukene kubana mu byiza no mu bibi ubwo ni ukuvuga ngo ni wowe ufite urukundo gusa we nta rukundo afite nubikomezamo ukabirenzaho akubwira yuko ntacyo agira kumva imitungo yose yandika kuri bene wabo ubwo wowe uzavuga uti none se ntandukana nawe bazagira ngo nawe nakurikiye imitungo reka mbe ndetse ngume hano hanyuma nishakira ibyanjye n'ubundi nta kibazo ibyawe se uzabishaka azatuma ubitunga oya nta nubwo yakuza kubitunga ahubwo wisanga ari wowe uri bugura isabune wisanga ari wowe niba mufite wenda ibyo muvanga ni wowe uri burangure cyangwa se niba mufite amamodoka ni wowe uri buyakoreshe mu magaraje ni wowe uri bugura ama essence niba ibyo mutunze ni ukuvuga ngo wowe ayikorera aho kugira ngo abe atunga rwa rugo rwanyu mwembi azane na yandi ye muyahuze ari imbaraga z'urugo ugasanga wowe ni wowe wenyine ni wowe wikoreye urugo ku bitugu noneho we aye kwaje yajyanye kwa bene wabo nk'uko rero bimeze umuntu natangira kugukina imitwe hakiri kare wowe wikumva amajwi y'abantu bo hanze abantu bo hanze bo bavuga ibyabo bakurikije ibyo babwiwe bakumva ibyabo bakurikije ibyo babwiwe ariko wowe ni wowe uzi neza ukuntu urugo rwawe ruhagaze niba umuntu usa agukanda mwahurira muri koridoro akabaguhaye inkonji ntabwo uzajya kuyiripotinga kuri polisi ntabwo uzajya kuvuga ngo arampohotera hari n'igihe kurya ikinyungwe cya kinyungwe ejo niba uri inzobe cyangwa niba uri igikara ejo ibimenyetso bikaba byashizeho icyo kintu ntabwo uzajya kukiripotinga kuri polisi wowe ibyiza wagira gute ntiwumve amajwi y'abantu bo hanze njyewe nagize ubwoba akenshi abantu bo hanze bakugira inama bitewe n'ibyo baba banyuzemo umuntu witwa Theo Ukwezi aratukumbura ejo nakoze ikiganiro wowe udahari sinzi wenda niba ngira ariko numvise amagambo yavuze nyine avuga ukuntu uriya mwana w'umukobwa wari wafashe imbuga nkoranyambaga ariko aracyazifashe natabangamirwa n'abashaka kumusenya ngo bamukure imihanda yavugaga ukuntu uriya mugabo burangwa yajyaga amuhohotera bucece ariko ngo abantu bigeze kubabona muri parikingi umugore ari kuzenga amarira mu maso rero iyo abantu babayeho mu ihohoterwa bakarimenyera bakumva ntacyo bitwaye birangira barimo kubaho mu duhinda dukabije twebwe tukaba turi ahangaha twivugira yacu ariko ubabara yarababaye kandi ahangaha ntibaze kunyumva nabi wenda ngo babifate mu rwego rwo gutwika oya ni ibintu biri no mu miryango hano hanze hari abagabo bazi ko bagomba kubahwa nk'abami bagapfukamirwa bagahabwa ntuza bakagira gute hanyuma ugasanga abagore bazi ko abagore sont des êtres inférieurs aha rero hano hantu wenda aka ngaka kajyanye n'iby'iminsi mikuru reka tuzakagarukeho ubutaha kano kantu nagiye ninjizamo kajyanye n'iminsi mikuru kuko turi kwegereza iminsi mikuru n'ukuntu abantu bagenda bayigendamo ako tuzakinjiramo ubutaha ahubwo reka twinjire muri finale yacu finale yo kugaruka ku mihanda cyane kurusha uko
tugaruke ku mihanda cyane kugira ngo dushake donc tugire ibintu dushyiraho umucyo. Wari igihe abantu ubwira ibintu abantu batari babona na fact ntibemere, utari wabumvisha neza icyo washaka kuganishaho ntibemere. Uriya mu manager wa Vestine and Dorcas ejo yatangaje ko ngo ashaka ngo azajya kurega, abantu nibakomeza kuvuga bari abakobwa ngo azajya kurega. Ino saga yabo igitangira akibatega mikoro bakavuga, uriya mukobwa akavuga ibintu bijyanye no guhanura muri umuntu wamubuza ngo kuzashaka ari mutoya, bagakomeza bakajya bagenda bagaragaza ubuzima bwabo bwite cyane ku kibuga cy'indege, uko byagenze, uko bashonje, uko barura, uko naravuze nti nyamara hano hantu harimo akantu kameze nko gusenya gake 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 gake. Aba managers benshi barabikora. Iyo mwabanaga akumanaginga akungukiraho, noneho igihe kikagera ugatangira kubona yuko akungukiramo, ugatangira kumera nk'ushaka kumuponyoka no kumuva mu nzara. Kwa mukobwa mu byagaragaye n'abandi benshi babonye ntihaze kugira unzengereza, naje kubonamo ikintu kijyanye no gutinyuka cyane. Sigaye yaratinyutse bosi we, hano umugabo we manager. Bamwe bakavuga bati kuriya gutinyuka kwigira nk'ishangingi byatewe nuko yarongowe asa nk'umenya ubwenge n'iki n'ibindi. Kimwe cyo bishobora kuba ari byo, ikindi kuba yarashatse nta cyababwira yuko wenda ataganiraga n'umugabo we ngo umugabo amubwira ati ariko ibintu bamo ubundi buriya ni ibiki. Nge nibyo nimagina ibintu bamo buriya ni ibiki. Umugabo nk'umuntu mukuru noneho waranamukuriye gatangira kugenda amwereka ati ubundi ko ndeba nta n'inyungu zawe zibirimo nyinshi bite byawe. Noneho bikarangira wenda bafite n'utundi tuntu batumvikanaho kuko amakuru yaje ari menshi sinshaka ko yasubiramo, namwe muragenda musubira mu yo mwibuka bya za kamera, ibya za alimentation, ibyo biki sinshaka kubijyamo, iby'imbwa mu rugo, ibya makadasitiri, by'amazu yaguzwe, iby'amazu ataraguzwe, ibyo gukodesha, ni byinshi. Donc ni byinshi nta nubwo wabona ahantu ubifatira, ariko reka tubifatire hano. Kubera iki imbere bari abakobwa bajyaga baza bakivugira indirimbo zabo bakazi, cyangwa se banavuga bakavuga ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, bakiririmbira bati nkubitira igini Imana, sibyo? Bakentertaininga abantu bakigendera. None ces derniers temps hakaba harabayeho gutangira kugenda ubamenesha amabanga we nka boss wabo, nka manager wabo. Njyewe nabibonyemo akantu kameze nko kugenda ukuraho itafari rimwe rimwe urishyira ahandi, ukuraho rimwe urishyira ahandi, ukuraho rimwe urishyira ahandi. Ba managers barabikora kugira ngo wa muhanzi yubatse abanza namudegrade neza, namusenya, muvane mu mitekerereze y'abafana. Ako ndagira ngo nkumenyeshe ko wa mugabo we wenda ushaka kubigerageza hamwe ho wenda ukaba wabigeraho nko kuri 30%, 20%, ariko urukundo abantu bakunda bari abana n'urukundo tubakunda nuko wenda tutangira kubavuga abandi bakaza kudutuka bajya ngo turavugishwa n'urwango. Reka nanjye nishyiremo nubwo nge ntakunda imiziki ya gospel cyane cyane yuko ngewe nyine nta dini ngira, ariko imiziki ya gospel nta n'ikintwaye, donc nta kinyicaho, nta n'ikinyimfasha, nta kimfasha, nta n'ikinyangizaho, nta kinintwaye. Nge icyo nanga ni biriya bintu byo gufata abantu bakabashyira muri satanisme mu buryo bufatika kandi babakuye mu mwuka mwiza bari barimo, nubwo witwa uw'idini ariko ntabwo bari barawujyanywemo n'ingeso mbi, ntabwo bari barajyanywe muri uwo mwuka wo kuririmba no kugira gute. Ikindi bari bafite intego nziza. Hari umuntu wanditse muri commentaire avuga ngo amadini twayakuriyemo kandi dukura neza. Hari uburyo idini rikubungabunga at least ugereranyije n'uwakuriye ku mihanda cyane. Noneho ukaza ukavuga uti njyewe ndashyira abakomeza kuvuga turaza guhangana nabo. Ntabwo nibuka uburyo yabivuzemo, sinshaka no kuzana amajwi yawe hano bose pe ababyumvise babyumvise, ariko reka nkwibwira akantu kamwe. Ikigaragara cyo nuko ushaka kudemonta. Urabona ukuntu umuntu yasetinze ameza, hari ameza ya portable, ameza, bitanda, bose bagenda zino kamera, zino trepiye. Ntabwo uzi yuko ugiye kugenda uzinga ugashyira nko mu ivarisi ukagenda, kandi utwaye ameza ukayatwara mu ivarisi.
niba nibyo Emureni arimo gukora, abantu babyumve, mugerageze kutwumva nibyo arimo gukora, kuko niba uriya mwana aza akazimya ya mpano mu kanya nk'ako guhumbya, afite ubwamamare, abasha kuzana sitori ye y'ibyamubayeho n'iki yabyo, aramutse atanze ubuhamya akavuga neza akantu ku kandi atari uguca imigani, ahubwo isi yose yayigarurira. Afite no kwinjira noneho muri activisme y'abantu baharanira uburenganzira bw'abana b'abakobwa bahohoterwa hano hanze. Rimwe na rimwe ukanga kugaragaza umuntu uguhohotera kugira ngo umukingire ikibaba kubera urukundo umufitiye, kumbiwe arirwo yumva yanakurangiza, kuko iyo ukabanga umuntu ntiwongere kumuvugaho tayari. Tubahe ingero se, tubahe ingero z'abantu twavugagaho mukaza mukadutuka uyu munsi bakaba baracwekereye. Hano kuri zino mbuga ibanga ni ukuvugwa, ibanga ni ukuvugwa. Ko banyise umurozi se, nubwo arenda atari byiza, sinahombeye himwe nkahombokera ahandi. Nta kintu bintwaye, pfa kuba nzi neza yuko ngewe umutima nama wanjye were dede 100%. Mwebwe muvuge nta kibazo. Ngarone yomba ndi babyita gute, ndi verified. Iyo nza kuba ndi verified none amamiliyoni ariko barimo kugenda yinjirira ku izina ryanjye, aho ukize ifoto yanjye yose bampereza, aho ukize amazina yanjye hose bansukiramo. Ubwo bivuze ko n'abasitari benshi bajya batuzanira ahubwo amakuru y'ibihuha ngo dukunde tubavuge, mubavuge nyine bunguke barye. Noneho rero dusoza, araza akerekana ukuntu abantu barimo kurengera. Ntabwo abantu barimo kurengera, ahubwo ni mwebwe mwarengereye. We ku cyo wazanye umwana ugahita umubaza ngo none se ngo abantu ngo baguheruka mu bukwe, ngo ubukwe ngo urugo ngo wararumenyereye. Urunaniwe kubanza kumunyuza ahantu, akabanza akanywa amazi, akisiga karabero neza, akaza yakoze imisatsi neza, ko makiyaje yari azifite mu bukwe, twese tuza kuri kamera twimakiye kubera ko inyuma bimeze neza. Bano bakoboyi mugomba no kubamenya, ni nacyo cyanzanyanga kinkira hano. Bacuruza iki? Bacuruza rubanga. Niba ari rubanga urimo gucuruza rwa nyuma kugira ngo urucuruza ari urwa nyuma, ngewe ndagira ngo none uriya mwana ntazigera ziba. Iyo ndirimbo mwatwikiye kuri rura rwego ize nta kibazo tuyirebe, ku buryo mu munsi umwe izaba ifite miliyoni zingahe. Barabeshya ntabwo ari byo. Ubu se noneho ko iminsi itambutse iyo ndirimbo ntihakaba yarasohotse. Ngewe kubwa ngo yagomba gusohoka ku itariki 20 ngo babaretse, ngo kubera ko mukiri kuvuga. Ngewe kubwanjye bibaye ari prank mwaduprankinze, navuze impundu nabanza ngakuramo akantuza makita gute abantu bagiye kuvuza impundu ntabwo uzi umwenda bakuramo ariwo umupfundikizo se. Umupfundikizo w'ubuki. Nabanza ngawukura, namara kuwukura mba impundu nkazivuza nkazivuza z'urwanaga, impundu z'urwunge nkazivuza. Narangiza ngaruka ngavuga ngo ariko se ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Uriya mwana wavugaga kuri ngo namwe muzabanze mushake, uriya nta bundi bufasha akeneye kugira ngo nibura ibyakorewe muri bridal shower ntazi ibyo ari byo, n'ibindi abyongereho n'akandi kantu kamufasha kubaho neza nk'umukobwa w'umunyarwandakazi ukeneye kubaka ariko akubakira muri mudu nziza. Kuko hariya mwibuke neza uriya mugabo niba afite background ya Islam, akamanuka akaza kurongora umuramyi, kandi muri Islam batemera ibyo bintu by'amaririmbo, yarangiza agashaka kujya kuririmba muri kwa buki. Hari n'abantu batangiye kuzana za katuni na bya bindi bya AI berekana ukuntu ngo yabaga arimo kuririmba, ni kakajwi hazanye content. Umuntu arimo kuririmbira nyine background, kuririmbira inyuma ya kamera, ngapoga cyo kora kasagwa kubyo kunsakuriza aho ngaho, undi arimo ahimbaza ngo ni Vestine na Idirisa. Ngo iyo Vestine yatangiraga guhimbaza, Idirisa yibereye muri saro arimo
urumva hari ibintu nyine wenda ubwo bashobora kuba batumvikana ni ugupuretanda ni bya bindi abantu bapuretanda ni content creating nyango mu gihe muzibona ahantu hose ariko se rubaye ari rwo rwose abandi bantu ngayo ni abasesenguzi unanirwa gusesengura ibyavuzwe ukaza gusesengura mugenzi wawe bikanakuviramo no gutangira gutukana ngo abantu ngo ni abakecuru bashizemo amenyo ngo abandi ngo n'ab'ingo zananiye none se niba urugo rwaramunaniye bisobanuye ko atagira igitekerezo mama wanjye urugo rwamunanira ariko buriya reka nkubwire ngo ntiba ari umukuru nk'umuto wariraye buriya wakandagiye mu mahwa ni nawe uyamenya neza uri mu rugo uyu munsi urusharamiyemo useguwe n'umugabo kumusobanuza yuko umugabo burya ari ikigusha gishobora kurara kikwita amashyira mu buriri byamugora ashobora no kuvuga ati si ubwo ngubwo hari umuntu ejo bundi twaganiriye hashize iminsi ariko avuga ati se hari abantu bagira gutya bakinjira muri kiriya gikorwa cy'abashakanye batabanjije gutegurana mbere yo gutegurana se yanabigusabye twari umukobwa uzavuga ati njye naragukoye kandi nta kindi nagukwereye gashuduka yageze kwa Nyamuzinde pfiriya kwa Nyamuzinde ajya kwa Nyamutezi ntabwo nibuka neza twigendere umuntu wavuze ngo nta muntu ishyamba wowe icyo yambwiyemo nari yavuga ahantu yabuzaga ngo umuntu amuzahita ushaka ntawamenya kuvuga ngo yarazi ibyo ari kuvuga uyu mugabo rero ubayoboye niba atari strategy kuko hano haba uburyarya bwinshi haba ubucakura bwinshi usanga abantu barigize za bakame ariko ndagira ngo mbabwize ukuri n'aba influencers ubu usanga barimo kuza kumuhagararaho bameze nk'abamushyigikiye ngo nuko ari igifi kinini ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe niba ari uburyo bwo kugira ngo ugende upangura itafari rimwe kuri iriya groupe ucire birarura yego niwe wayiteje imbere pe ntabwo tubyanze kandi warakoze ariko niba hageze aho bavuga bati twashoramo yacu natwe tugakora ucyo ugomba kugenda utanga ubaha ibiganiro bibashyirishamo ubaha ibiganiro byinjira mu muryango wabo byarangira abantu batangira kuvuga bati nyamara hari abana bamenye amabanga batabaje bagize gutya na gutya bahita utangira kuza kuvanga abantu ntibabavugeho tugomba kubavugaho ni abasitari nicyo abasitari bivuze tukabavugaho tukongera tukabavugaho buri wese akabatangaho igitekerezo buri wese agaharanira ikintu cyakorwa ahubwo ngo hatazagira abandi bana bagwa mu matsa nk'ayo mwabagushijemo nabonye akavidewo bakiza shenge we bari kuririmba ari utubebe hanyuma iyo murimo kuvuga biriya ko hari abahindukira bakahita bavuga ko uriya munyamahanga nawe akwiriye kuba arenganurwa ntibizagaragara yuko iriya gemu yose wari uyiri inyuma wakagombye kudusobanurira ahubwo bakomurusyo bakome n'ingasire uriya mukobwa yiswe umukuzi w'ibyinyo sibyo yitwa n'ibindi byinshi bidashinga biri hariya kuko ariko abantu babibonaga ariko uriya mugabo ntarakopfara ntaratobora ngo avuge navuga se muramwumva tuzi yatobora akavuga iki tuzi tumubajije yavuga iki Idrissa Ouedraogo irindi harya ninde Jean-Luc sortez du silence et parlez de votre situation dites-nous qu'est-ce qui se passe uriya muhungu utabona yaraje avuga ngo baravuganye ngo aramubwira ngo nawe ni kure yabibonye ahubwo uyu mugabo nyamugirira impuhwe ubwo yirirwa abona ifoto ze n'amadesine bamukozemo atazi iyo biva n'iyo bijya yari yaje gushaka umusitari abyiteguye ariko muduhe akamesaje mu gifaransa turaza muhe akamesaje mu gifaransa turaza kugakata tugapostinga kuri TikTok tumutaginge ko ari urimo kubwira hanyuma azamenye ibirimo kujya mbere ubuse ndamuha akamesaje kajyanye n'iki umunota umwe cyangwa ko wumva badashaka ko amenye ibigenda baravuze nyine ngo ntabwo bashaka ko ngo yumve ikinyarwanda bimumenyeshe ariko j'espère que monsieur Idriss j'espère que vous avez des alliés ici au Rwanda les Rwandais qui peuvent vous parler de tout ce qui se passe vous venez du Burkina Faso vous ne parlez pas Kinyarwanda vous voyez vos photos circuler sur la toile
Après, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Le monsieur l'aveugle là a dit qu'il vous a parlé, nous ne sommes pas très sûrs. Il dit que vous lui avez parlé, vous lui avez dit que donc vous aussi, vous avez vu ce qui est en train de se passer comme tous les autres. Mais dites-nous, y a-t-il un problème? Tout le monde vous rapproche d'avoir abusé de votre femme. Est-ce vrai? Ndibuze kukivuga kimubwira umubwire ko ari Igifaransa twarakibagiwe rega. kimubwira umubwire ko ari n'icyaha bari kumushinja ibintu ushobora On est en train de vous accuser d'avoir abusé de la fille. Est-ce vrai? On est en train de dire que vous avez fait beaucoup de dégâts dans votre relation. Est-ce vrai? Tout le monde veut savoir. Les Rwandais veulent savoir. Parce que vous êtes notre gendre. Finalement, je voudrais vous approcher et vous écouter aussi. Parce que la fille s'est confiée aux Rwandais en notre langue maternelle. Elle a dit plus qu'une chose concernant votre foyer, mais vous n'avez rien dit. Mais nous voulons vous écouter. Nous voulons vous tendre notre oreille aussi. Nous voulons vous donner notre épaule aussi. Même si je suis femme, mais je suis maman, je suis mère, je suis concernée par ta situation, par votre situation, pardon. Ariko bikavuga ko nyine umukobwa ngo bari kumwe, nta kibazo niba bari kumwe. Niba bari kumwe, twavuze impundu sinabibabwiye se, twakwishima. hari na title mbonye mu kanya ya live niba ari jihad. Ndavuga ko ngo yagiye muri ubungubu ibyo byavuzwe guhereje. Ngo yavuye muri Canada ajya Burkina Faso, umugabo nawe ava mu Rwanda bahurira Burkina Faso nyine ngo bagiye mu miryango y'ababyeyi. Est-ce que c'est vrai? On est en train de dire que maintenant vous êtes dans votre pays natal avec votre femme. Si c'est vrai, dites-nous. Si ce n'est pas vrai, nous sommes vraiment concernés. Mais si la dame est toujours au Canada, en train de chercher l'asile, parce qu'on dit que tout ce qu'elle a avancé était des arguments pour expliquer, pour soutenir sa demande d'asile au Canada. Est-ce que c'est vrai? Donc, personne ne sait, mais le manager est en train de nous terroriser, de nous dire que non, je vais faire appel, je vais vous rendre chez le Rwanda Investigation Board et autres. Donc, nous avons besoin de savoir votre côté, parce que tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui concerne seulement le seul côté, le côté de la fille, de ce qu'elle a publié, de ce que le côté management est en train de publier ou de camoufler, je ne sais pas comment identifier la chose, mais vous pouvez nous donner votre avis. Sinon, si vous ne pouvez pas, vous pouvez avoir une personne de votre côté, je dirais porte-parole, qui pourrait venir éclaircir l'affaire et nous dire ce qui est en train de se passer. Oui, oui. Sinon, le Rwanda est un pays qui reçoit bien les étrangers, qui traite bien les étrangers. Sinon, un étranger qui franchit un autre pas de se marier avec une Rwandaise, nous devons aussi cleaner. Non. Nous devons aussi nous devons rendre propre l'image des femmes rwandaises. Sinon, l'image des femmes rwandaises est en train de se salir. On dit parce que certaines femmes ne sont pas très honnêtes et comme ça, les étrangers donc les étrangers vont avoir des problèmes, vont avoir des soucis à se marier avec les femmes rwandaises, soi-disant que les femmes rwandaises ne sont pas très polies, ne sont pas très soumises, donc elles sont des gold diggers. Oui, c'est ça. Bon, nous avons besoin de votre côté, s'il vous plaît. Et
pardon si j'ai fait des erreurs de la langue. Ce n'est pas notre langue maternelle et nous sommes en train de la perdre parce que nous, finalement, on parle anglais au lieu du français. Donc, tureka tubashimire. Twasabaga nyine ko haboneka umuntu Idirisa akaduha uruhande rwe, yaba atabishobora akaba yaduha nk'umuvugizi we. Ndumva nta cyaha nkoze kuko hagatanga harimo haragenda hazamo ibintu byinshi, kandi ntabwo twifuza ko isura y'abanyarwandakazi ikomeza kwangizwa nuko hari bamwe muri bo baza bagatanga amakuru wenda ashobora gutuma abanyamahanga batangira kugenda bishisha abanyarwandakazi, kandi dukeneye gushyingira abanyamahanga benshi mu Rwanda. Kuko hari nk'abantu bashyira ifoto y'umunyarwandakazi ugahita ubona abanyamahanga baraje ngo ntakazajya hagira umuntu urongora ngo atarabanza kujya mu Rwanda, undi ngo ngo muze aho mujya. Ubwo rero iyo bene ziriya nkuru iyo zimaze gukorerwa nka kuriya birangira ari ikibazo. Harya ubundi mu Rwanda hari radiyo cyangwa televiziyo igira porogaramu y'igifaransa ku buryo abantu bakora porogaramu y'igifaransa exclusivement? Irahari kuri TVR. Ikihe kiganiro? Ikiganiro cyitwaga ngo ikira cy'umuhungu mwiza gutyo usa nk'abakobwa. Ntuze Carmel? Le Miroir. Kiracyahaba? Cyabaho. Uriya muhungu wanza kiba no mu Rwanda. Arahari? Simbizi ntabwo nyandeba. Ikiganiro se kirahari? Ntabyo nzi sinyandeba televiziyo. Ariko hakagombye kuboneka na YouTube channels zikora mu gifaransa z'abanyarwanda. Uzayikora. Zikazajya zivuga n'aya makuru y'abasitari zikayarekura akajya ku isi yose. Sawa. Nabishobora se. Ariko ubwo wowe turi kumwe wenda ushaka kubinshoboza. Ukakurikiramo, ushobora kunshyiramo ntuzi ukajya ushyiraho na gahunda. Sezera abantu dutahe. Mba nananiwe. Isaha irashize n'igiceri nyinshi. Reka tubashimire mwese mwakurikiye kino kiganiro kitari gifite formule n'imwe, ariko ngira ngo nibyo byiza wenda benshi mukunda. Nyamuneka muze duhure ku itariki 3 z'ukwa 12. Abakunzi banjye mutaba mu Rwanda, munyandikire tuzabane kuri uriya munsi mukoresheje Zoom ndetse na YouTube live. Ndabakunda cyane, nitwa Mama Mugwiza, nari ndi kumwe na Jojo Flower. Bye bye.